aje gukora nahita nshaka nkanabisezera no guhamagara Imana ahubwo nahamagaye Satani rero nahamagaye Satani uri kumva ukuntu bavuga ngo ambo Bruce Melody uri ariko yaba umunyamakuru Mubera taraje oya reka sawa tarapunda sha gucuruza amayinite ya MTN mobile money anakazi ntamukira babaze nyabona ntibazaduhagarike sawa twishoreye inka aro uri ni kuri polisi twagira ngo tubabaze ese ko twashakaga gusaba icyangombwa cyo gufata abapolisi tukabakura Nyagatare tukabazana ku ibagiro sibyo warumbwiye nuko umbwiye wagishwe ntagaruko wambwiye twagira ngo dusabe icyangombwa cyo gufata abapolisi tukabakura mu nzira hanyuma tukahabagira inka nuko umbwiye wankobewe Yes, ibihe byiza wowe uhisemo gukurikirana Igisubizo Media mbaye ikaze nabazaniye umustar muri Legend mu superstar that is humble man nyita king of interview igisubizo cy'abanyarwanda. What's up bro? Salama biracamo ndabona bigenda bigaruka se kuba wishimye cyane none se ubuzima mwana umuntu agomba kwishima none se wakora iki urakarira isisi utaza aho yaturutse ngo irakarira iti kwemera ntibibaho. Yes, rero biye byiza mebonye ko nabazaniye mu star muri Jane mwari mumutegereje cyane nabanye mwarabimbajije ngo nzamubazanire hano muri comment ko tumuzana hano kuri Igisubizo Media. Umuntu uri munini cyane ku mbuga za TikTok sinzi nyamutamubona ahubwo wamugani wagira wakubwira ukamamagarira nko ku kigo cya gisirikare ushaka ko mwamagarire yose bakoherereza iki ariko reka maze nkubaze mwabahungu mwe burira mwashiritse n'ubutera mwashiritse n'ubwoba gute bifata ugahamagara kuri RIB cyangwa kuri polisi? Oya aho ni hafi uri kuvuga nahamagaye Trump urabona Trump ejo bundi yakira nyine yaba perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo naramuhamagaye maze ubundi byagenze bite ko hari abantu bavuga ngo urabona ngo umwe ngo yasohoje gutya ngo ngasohoza ari kureba mu mapuro ngira kutamaye amakuru raporo. Trump se yaraguhamagara nyine uramuhamagara kitaba mukavugana cyangwa ne bya bintu byawe kiriya gihe urumva nakoresheje nimero y'iwabo y'inyarwanda ntago yita ariko hari umuntu nyine naramuhamagaye aramumpamagarira nawe nyine bakorana rangije mitamubwira none uko ibintu bimeze numva niho hantu kure numva niwe muntu wo hejuru nahamagaye wo uri hano ku isi kuko nahamagaye Yesu naramuhamagaye aranyitabye nahamagaye no kuri oya wahamagaye Yesu rero witabwe n'Imana ni Yesu ne witabye urukumva hari igihe cyaje haza umugore avuga ati giye Yesu yanteye inda turi mu gishanga nigeze mu kibaya nigeze kumubona reka rero nanjye ngira amatsiko nk'abandi bose shaka nimero za Yesu azisabye Yakobo wandi wo muri Bibiliya niwe simari hanyuma urumva yari inshuti yiwe arangije arazima ndamuhamagara ndamubaza ikibazo rero umuntu twari turi kumwe yagize gute yandiye urwara nyine hari ibintu yabambwira ngo mbariza n'ibi ngibi niyo urwara ashiduka namukubye nongeye kumuhamagara ntiyanyitaba ariko icyo gihe yari yanyitabye wenda ikindi kintu sigaje ubundi umuntu sigaje nako si umuntu ikintu sigaje gukora nahita nshaka nkanabisezera no guhamagara Imana ahubwo se wazaduhamagarira urupfu ahubwo nahamagaye Satani rero nahamagaye Satani uri kumva ukuntu bavuga ngo ku munsi w'imperuka ngo nyine ngo abantu bazajya mu muriro utazima urayibariza yamuhamagara ariko ubundi kari wowe mutware waho ngaho mbere yuko icyo gihe cy'imperuka kigera uhabanza nkavugana nawe ukazashyiramo imiyaga ushobora kuzaza iwawe ukaba ufata ikibanza hakiri kare kitarahenda namaze none se
umuriro bavuga utazima ngo uzadushyiramo ucanishijwe iki ni uw'amashara umuntu azajya wenda azashya umubiri gusa ibindi bisigare ni uw'amashanyarazi bakubitisha umuriro w'amashanyarazi cyangwa ni umuriro nyine ni isiterine ni umuriro w'inkwi icyo gihe yarambwiye ngo nawe igihe ntikiragira nawe nta makuru afite yakubwiye ko bakiri kuwe nawe nta makuru afite gusa nyine ngabo bazamuha azabakira ubwo nasigaje guhamagara Imana nkayibaza impamvu iduhamagara ukayitanga ukayihamagara urumva hari ukuntu bahamagara mu gisirikare umuntu akajya ku ikosi akamara igihe runaka akazagaruka ariko Imana iyo iguhamagaye direct ugenda ugiye ahubwo abantu biri kubakoresha iki ugiye kuba nka ya nkuru cyangwa ya nyandiko ya Kibonke yanditse muri ya ndirimbo ngufata telefone Mana nawe rero ntabwo yamwitabye we ntabwo yamwitabye ahubwo we nyuma yaje kumuhamagara nawe arakwepa yes murabona rero ko twasuye umunyarwenya wa mbere mu gihugu kuri TikTok abantu benshi baramuzi uko yamaze gukaba cyane ndetse na YouTube na Instagram ni umuntu wa danger big kandi upcoming bamwita Manase ese Manase ubundi content yo guhamagara iki gitekerezo wagikuye he urumva ahantu byaturutse hari ukuntu iyo nagiye mu rugo mu cyaro iwacu hari ukuntu avuga ati umwana wo kwa runaka yaje nyine yavuye i Kigali cyangwa se ahandi hehe nyine wabona uri umuhanga wa tare uri umunyabwenge wa danje hanyuma aravuga iyo agize ikibazo ajya kureba wa muntu akamufasha ugasanga nyine nk'umuntu araje ngo ngiye ngo ndi kugura umuriro ngaho kuma umuriro ngo bakaza ari amayinite ya telefone yo guhamagara uri kumva hanyuma arababwira ati mpamagarira hano ubambarize se kubera iki muri kubigenza gutya nyine nk'umuntu bazi wize ufite ubwenge hejuru batabizi nibyo bari bubasobanurire batari bubyumve bikarangira bagize gute bagutumye ahubwo nawe ikibazo iyo bagutumye bikarangira utumitse mbarwa naho byahereye rero avuga ati reka njyewe ubundi intumwa ya rubanda ni wewe batuma cyane urabatumikira se ndatuma ibyo ngejejeyo nyine ubwo barabakira ibyo genda shaka ubwire bigeze kubona akaboro guhamagara kuri RIB muravugana ese rero ntabwo leta irakwandikira ngo wenda ushaka nko kugumura abaturage cyangwa hari ikindi kintu ugaragaza kiri negativity mu buryo bwa leta urumva jewe nta rwego ruramamagara cyangwa se ngo runyandikire rume gasopo cyangwa se rumpe umurongo ntarengwa gusa hari abantu nyine ubundi hariyo nigeze gukora mpamagara polisi nyine urabona hari ukuntu iyo ugiye gufata wenda nk'amatungo ugiye kwimura nk'amatungo yakura nk'Inyagatare wenda uyajyana mu Bugesera cyangwa se mu Bigogwe hari ukuntu urumva uyatwara n'imodoka hari ukuntu noneho kugira ngo uzayagezeyo amahoro hari ukuntu ugenda ukadekarara urupapuro rw'inzira icyangombwa cy'inzira akaresepasi yego niyo brag rero nakoze navuga rise ko ari umuntu ashaka gukura inka Nyagatare niko yarantumye noneho azijyane he kwibagiro azizana Kigali ako nyuma yarancanze nyine ambwira ibintu byinshi birangira nabyibagiye noneho ndabaza ngo ese ko twashaka gukura abapolisi mu muhanda tukabagira inka icyo gihe yandiye inkonja we ati ntabwo ari ibintu nakubwiye arongera asubiriramo ariko rero arasubiriyemo ambwira ibyo namubwiye noneho ndavuga ni ko twashakaga kuza gukora abapolisi Nyagatare tukabazana ku ibagiro umusa iyo bo urebye comment ziriho kandi nyinshi nimbi ase aho ngaho ikosa nakoze niriye ko nta kosa rihari gukura abapolisi ahantu runaka wenda ikigo cyabo kiri hafi n'ibagiro aricyo ikibi nuko nari kuvuga ngo nukubakura ahangaha nkabazana ahangaha gukora iki ngiki ntacyo gukora nashyizeho mbega bakote mana ababire baranyiyongoje barantutse ngewe ubundi man ibiboro man ukuri ko Imana ibiboro ni dangerous kabisa ni very very kabisa bibaze ariko guhamagara kuri polisi maniga iyi content ni ubwiyaho ubundi ahantu hangoye ntahantu nigeze guhamagara ku kibuga cy'indege hari umuntu ushakagamo akazi aramwe ngo musabire akazi umusa
narabahamagaye ntibamfata ndongera ntibamfata neza hano ngiye kubireka burundu bavuga ati Musa iyakire nyine akazi kabuze ubundi karabuze ihangane ariko nyuma baje kumfata ariko nawe bitewe n'ibintu yari yantumye nagejeje mbarwa kuko yarambwiraga arashaka nyine akazi urumva uza ahantu hari ikinamba cy'imodoka ariko ikindege ntahuze urahazi se oya ese indege barazoza none genda kuri none se mu muhanda iyo iri mu nuzi ko mu kirere habamo imihanda se abayivumbi se ntiyabamo imihanda oya ntabyo nzibwira wewe wageze mu kirere ubundi haba harimo imihanda arihumva n'amadoda nayo kugira ngo nyine itakomeze kwihuta cyane wenda ikaba yagira impanuka nk'umusanga hari nk'umuhanda nyine wenda uva ubundi akenshi imihanda uva i Kigali werekeza i Kampala gutyo nyine ugahoka ku buryo ujya kumufata umuhanda uyu n'uyu wenda Kigali Nairobi urafunze ugasanga umuhanda bawufunze abamwe n'amaferuzi ahubwo nazo ziba ariko abapolisi bakoramo bo ntabo tuzi ubundi Manase mu buzima busanzwe ni umuntu umeze ute rero hari abantu bajya bambaza ngo mu buzima busanzwe ngo umeze ute cyangwa se mu buzima busanzwe ukora iki ngere mu buzima nta buzima busanzwe ngira mfite ubuzima nyine tu ariko ubusanzwe ntabwo ngira ubwo ibyo uzambonamo nyine nibyo nta buzima ngira ku ruhande akunda iki nkunda iki mu bijyanye n'icyo ahubwo nyine mu bijyanye nyine n'iby'isi tubona ibijyanye n'iraha ukunda abakobwa n'iraha muri umupira niyo mpamvu wambaye na Barcelona mukagiye no gukina iyi ni ku mutima genda yemera Manase none se muri rusange hari akantu njya muri topic zanyameno by'ibiganiro kavuga ngo umustar uzi ubona hari akazi gashobora kuba kamubera katarakakora baba bahari none ngiye kujya nkubwira noneho abasitari 5 noneho umbwire uwo mustar umbwire akazi yakora kamubera yakabaye akora umustar tuzi cyane bakunda byatari wenda ni babiri bagendana ni buri kabona buri nguni ese niki ubona cyababera ariko batari cyo bakora bombi yego ubwo ni akazi nyine bakora hambo wenda buri kantu we yaje kubyibuha bituma yiperereza ariko mbere atarabyibuha nyine akiringaniyemo neza ukuntu barmane bari ababire rwose bari bakwiriye kuba abasekirite cyumva abasekirite baba nare reka dufate ikintu kimwe ubwo ngo dusanze ko buri kantu buri nguni babirwa no kuba abasekirite ariko n'imbere buri kantu ataragira atarabyibuha ubu yaje kubivanga ubu ngubu umutaximani babiri Nyabugogo ya mbere Ruhuha kabiri gatatu kane gatandatu twagiye Ngororero Gicumbi ako wajya wigeze ugakoraho oya ahubwo nakunda kujya kwicara Nyabugogo ukunda kwicara Nyabugogo nyine ari ukuntu ubundi ari ukuntu iyo uvuye mu cyaro ukaza mu mujyi hari ukuntu ugira ngo nyine n'abandi bamenye ko wahageze ujya nko mu Nyabugogo nyine ahantu haba hari abantu benshi bagati runaka nambona ntihagira umuntu ndeba ko nabona umuntu w'iwacu nambona ajya bagati azamaka nyine no ko ntageze mu mujyi nakunda kujya kwicaraho nyine ngo ndebe ko ari abantu nabona abandi bavuye mu ntara baje nyine mu mujyi niho na Melody noneho sasa Bruce Melody uri ariko yaba umunyamakuru oya reka tugendere kuri size today bafite tutagendeye ngo ataragira uku nguku like ko tumubona uko tumuzi mubona abirwa n'akaye kazi Bruce Melody uzi yatwara zino modoka zitwara abakirarugendo yayitwara ibintu byo gutwara ibintu by'imodoka nabonye byumva kube icyo yagikora reka tujya dufata kimwe nta kibazo ndabikugora umuhanzi bita Zotrap urabona yaberwa n'iki Zotrap gucuruza amayinite ya MTN mobile money ntazi ntamukira twikomereze Bushari uriya mutipe rero nawe nyine ni umushapu
ibintu by'abakarasi nyine bakunda inkweto ifite icyumba na salo n'ubu komisiyoneri byose nyine bijyaniranye Debora yabishobora yagukomveka ni mubi Scovi ya Mutesi hariya uyu umuntu ahageze ahita ubanza ugatuzamo nawe uramuti mama urwa Gasabo mama wa twese uriya n'udafite nyina uriya ni we nyina kereka utari umunyarwanda mama w'urwa Gasabo turamwubaha uriya wenda yakwiye kuba nyine akora nko mu biro ahantu wenda nko mu nzego za leta cyangwa se nko mu za minisiteri ariko nyine nk'uko ntabure ukuntu nyine hafi aho ngaho urabona ko byajyana yego yes rero turacyakomeje aka gace twari turimo bakita waberwa n'iki ese umusitari yaberwa n'iki ubu ngubu ako ubundi wajijishije iyo umbwira kare kari uko bimeze ariko ujya umbwira nkubwira icyamubera ubwo urumva hari kuzamo n'ibintu by'imyenda oya ntabwo ndi kuvuga uwo mwenda wamubera twavugaga nyine yaberwa n'akahe kazi biri like so mbwira abakomediye batanu mu Rwanda bibihe byose kuri wewe komediye batanu ubundi hari uwo bita Papa Lijande Papa Rutura niwe wa mbere w'ibihe byose uriya ni mubi hanyuma wundi rero abantu nyine abenshi ntabwo bashaka kubona ubuhanga bwe ariko ni mubi umuntu bita Fari Merisi uriya mubiri arategura uriya Merisi ukora muri Merisi nyine uriya wo muri Genzi uriya mutipe yewe nabanye nawe imbere ya Genzi uriya mutipe arafite buraga nyine ku buryo niyo muri kumwe bisanzwe yakubita buraga ugahita wumva ukibaza se ubundi utekereza ute yego undi nyine buri muntu wenda abagiye afite ntuze abagiye afite parite aherereyemo kuko urumva Merisi nyine irimo ibintu bya politike n'ibindi undi rero na Joshua Kamirindi ariko nyine nawe warebye we harimo akantu k'agashego nyine batazwi Kamirindi rero nawe ni mubayi nyine urumva abantu ndimo ndavuga abenshi ni abakera nabakoze kera ariko usanga muri iki gihe batakibirimo neza cyangwa se baragiye mu zindi nshingano ariko nkanjye wagiye ukorana nabo ninjye uzi ukuntu uzi ubuhanga bwabo yego uwa kane harimo Patrick Rusine Rusine nawe ni fani ariko harimo n'abandi bantu ubundi hari parite ubundi nakagiye bashyira mu maparite nka parite ya mbere nashyizemo Rutura wenda yakabaye irimo na babamenya ubwo y'abasaza yego babamenya ariko njye na kwa top 5 bambe ubwo twikomereza wanyu abo nibanzeho nabo muri stand up yego soko wenda muri iyo stand up nuko bahagaze wenda mbaje no muri acting nabo nyine hagiye harimo abandi twikomereza wanyuma uranindera hari undi mutipe ngasiga ari muri Israel sinzi niba kibaho umutipe bita Nimuroje yari ari muri Day Makers turatangira uzi ko njye namuzi ko twibagiye ba Jafeti bigomba guhinduka none mu buzima bwa Manase kuko njye menye izina Manase nabanje kugira ngo nire wakoranaga na ba Regis ese kwikarifiya ku izina Manase ukaza gukurikiranwa n'abantu barenga 40,000 ukaba umuntu ugeze aho ageze today n'urugendo rutoroshye byakugendekeye bite wisanze wabyakira ute gusanga hari undi muntu wundi muhuje brand y'izina urumva kubera Pastor Manase uriya ni inshuti yanjye urumva we niko yiyita ariko jyewe niko nitwa urumva aranyiyita kugira ngo bigire gute nuko hanyuma rero ntabwo twigeze dukorana wenda ngo abe ari we wangiriye iyo nama yo kwitwa gutyo
ariko icyatumye nitwa iryo zina ari naryo nkoresha, ubundi hari ukuntu nyine abantu biyita andi mazina ugasanga nyine yahinduye ugeze ahangaha bamwita runaka, hari abamwita Jean Pierre yitwaga Claude. Rero nanjye byambaye ako byambayeho niga high school. Ubwo ni nkuko Nzovu yitwa Venuste. Nuko byambayeho niga high school. Byagenze bite? Nageze high school urumva nyine nakundaga nyine umuhanzi bita Rikiba mbere. Hanyuma ndabyiyita rero niyita Rikiba. Hanyuma najya ngira ahantu barihamagara nkikomereza. Nkumva sigiyeho. Nkimbega muri make nkiyibakirwa. Nyuma ndongera ndahindura niyita andi mazina, ariko bajya bayahamagara nyine umva nagarigiye nkuko ugasanga turashwanye ati wowe kuki umuntu aguhamagara ntumwitabe, ati jewe mumagaye ryari, jewe Manase nkanyumvira je nahamagaye Manase cyane nahamagaye runaka. Nicyo cyatumye kugira ngo ntazikonfusing, hari n'ukuntu ushobora kugira wenda nk'Imana yaguhamagara gasanga yari hamagaye wenda Rikiba asanga hitabye Manase. Rero byo gukonfusinga nibyo naciye nyine nkoresha amazina yanjye ya nyayo, ku buryo nyine nimba ndi ahantu wenda muri quartier umuntu agahamagara ati runaka mpita numva ko ari jewe nyine nakuzita. Ariko hari n'igihe wenda umuntu amamagara bitewe n'ahantu anzi cyangwa se amamagara izina nkahita numva ahantu tuziranye. Nubwo umuntu amamagara Rikiba mpita numva ko ari ku ishuri tu, akaba n'andi mazina nyine ariko narabiciye nkoresha rimwe. Ni ubuhe butumwa wagenera umuntu bita ubwo bamwita Junior Giti akaba papa nde? Papa Bubuna na Banina. Inyuguti yabayikunda kubi. Yego ndabizi ko muri inshuti. Ni ubuhe butumwa wamugenera? Uriya Junior Giti uriya ni umupapa w'umushakashatsi w'umuhasara. Numva nyine ni umuhigi arihiringa ariko gakoresha n'ubwenge. Kandi abantu babona ntabwo akoresha. Uriya mutipe nyine yaritonda acisha makeya. Ubwo butumwa wamugenera n'ubuhe? Akavuga ati buve kwa Manase. Ikintu namubwira tumushimira hari ibyo yakoze mu ruganda, hari abo yazamuye, hari abo yatweretse, hari n'abandi wenda azakomeza kutwereka. Uretse ko wenda muri iyi minsi asigaye nyine yarahuze bitewe ni wenda n'inshingano zabaye nyinshi cyangwa se no gushaka ubundi buzima bitewe n'ibindi bintu nyine akora ku ruhande, ariko amenye ko turamwishimira akomerezaho. Urakoze cyane. Ni ikihe kintu ubona muri entertainment yo mu Rwanda kigora aba content creator kandi wowe ubona ko ari ikintu cyoroshye ariko ugasanga baba bavuga ibi bintu we ni ikihe kintu ubona kibagora kandi ari ikintu cyoroshye? Ese wowe ubona cyoroshye gute? Ahubwo genzi ikintu kitabagora ahubwo giye kingora. Ikihe? Urumva ibintu ako n'abahanzi nabo nuko urumva rukuntu nyine umuntu akora indirimbo y'abantu kumva ibaye hit, ejo bundi yakongera yakora indi ugasanga shwi mu gicuku ugatuma tunamwibagirwa kandi yakoze. Man, kwandika ni ikintu kirushye. Kugira ngo ukore video ya mbere ikundwe utujya kuri pressure yo gushaka yo gukora indi noneho byibuza iza irengeje kuri ya yindi. Yego. Ari uyikubita rero noneho ari uyikora uvuga ati iyi ngiyi ndabafite no n'abakongomani barayumva. Wayikubita we agahinda kagakwica. Avuga ati ni iyi ngiyi nakore nakoze. None se Manase kubera iki wowe ntigeze mbona ujya muri ya challenge ya Prophet Joshua? Prophet Joshua rero numvanga nabo numvise ngaho 5,000 ngibaze nabonye benda nagiye mu biziba. Yego. Ntabwo nibeka amafaranga bamuhaye ariko harimo ababikoze ngo bamuhaye 100,000. Ibaze 100,000 none n'izina nka benda umuntu wakoze repete ikumbwa no muri Afrika y'Epfo agira miliyoni zirenga igakundwa ikagira no mu bazungu. Ntabwo akwiye gukora biriya gusa faranga Prophet se wenda dufite inzara y'amafaranga birumvikana,
akarera ntago sinzi banza harimo n'umuvumo. Wari waryamana n'umuhungu mugenzi wawe? Umuhungu rimwe se kabiri se gatatu se man umva mubwire je ngane ugana n'umutinga yewe umva ntago ari rimwe si kabiri sina kane ni na keshi cyane ubu na sokukuru twararyamanye nagize atari video gusamba abo none se urumva mwaraye mu buriri bumwe ariko ntago so kuryamana se uza abantu twaryamanye nabo muri eterina mwana ibitanda byabuze byabaye bikeya ni benshi naka yabo narigize ngo wenda mwasambanye muhuje n'umuhungu wenda byarahuraga ariko ntabwo nkuko urumva nyine iyo mwaryamanye hari ukuntu ibihura ariko atari ku bushake. Yes rero bihe byiza abakunzi ba Gisubizo Media mwese twe twasuye Manase turimo turasoza gihe ikintu ubwira abakunzi bawukurikirana kandi twabonye YouTube yawe dira kuduha ikintu urumva icyo nababwira cyo igituma mpari no guseka kugira ngo baseke bazaseka agati gaturike akandi gashibuke nako bagatema kandi gaturike ariko nabavanga ngo nyine ngo ragira ngo kano ngo kakava kakajya umva bazaseka buhumirwe. Yes rero ibe byiza niba nawe ukunda Manase kanda subscribe niba ugeze kuri uyu munota yes kumera umugisha agumya aguhezagire niko abarundi bavuga ukomeze ubane natwe kanda subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byinshi dusura abandi ba star bagiye batandukanye kabisa. Manase wakoze kuba wamaye ikiganiro naje we nkaba nagusuye abone umeze neza niwe mu content creator wa mbere mu Rwanda umeze neza ufite amafaranga wamaye ku mafaranga wakoze nubwo nakwakirije igisheke ntabwo byari ngombwa kubimbwira ariko ikankubwira ngiye njya mbona nyine abantu basaba amafaranga wamaye amafaranga oya ibyo ngibyo byita maonyesho nkore bandebe ahubwo nyuma ya kamera ubundi umutima mwiza ube nyuma ya kamera naho biriya abantu bazi ngo aba content creator bagira amafaranga ese nibyo reka tubyerekane n'abafana impa amafaranga uri kumva amafaranga y'aba content ava muri Amerika baracyari mu nzira wenda namara kuhagera ugiye uzaze nyagu ashobora kuba ageze nko muri Angola cyangwa Senegal nagera mu Rwanda giwe uzandebe. Bantu banje amafaranga nayama nzababwira natiyama nabwo nzaza mbibabwire sawa kabisa wakoze ku asante